inshuro ya kabiri mbabaye mu muziki mfate nuko abantu babibonye mu nkuru bakabona amarticle iki ni ibintu nemaze igihe nzi njye ariko nigeze kubikoraho inkuru nanone ifatwa nka fake news. ni ibintu nemaze igihe nzi kuko abakobwa batandukanye automatically ubundi batandukanye mu 2019. Yes, kwa 11 aho. So uyo pana mu kwa 11 mu kwa 11 nibwo abantu babimenye. Njye sinibuka ukwezi gusa nziko mu 2019 ariko ubundi mu kwa 9 njye nziko 2019 iri kurangira Charly na Nina rwose icyo gihe ntago bari batandukanye umwuka wari mubi umwuka wari mubi guhera icyo gihe mbizi abantu bagerageza bavuga ariko se mwabiretse hirya hino bikanga ubundi naherukaga kumva ameze gutya igihe Urban Boys zitandukana nkubwije ukuri ngongeye kumva ucitse neza ibintu biba byaravunnye abantu ku buryo iyo bisenyutse uhita wumva ucitse umugongo reka mbivuge gutyo anyway reka mpere uzigiye numva twahera tuvuga ariko mu ncamake ubwo ino ndirimbo yasohokaga mu mwaka wa 2016 reka duhere 2012 na kabiri kuko n'ubundi biroroshye aba bahanzi kazi uko ari babiri baburetse bahuriye muri Guma Guma Primus Guma Guma Superstar babekinga abandi bahanzi nyuma yo kurambirwa kubakinga abandi bahanzi rimwe na rimwe banarusha bafashe icyemezo cyo gutangira kariyeri urumva batangiye kariyeri urumva uzumva zango ni ihe story ya trendinze ni ya J ko yaje mu Rwanda niyo nkuru wambazaga ya weekend nabonye ameze neza no kwito ariko amakuru ariko ntaramenya neza umuntu wese ni kubaza kuvuga ngo J ko azakina Patriot yamaze gusinya a deal na Patriot basketball ni Rwanda ngo azakina Patriot muri izi ball muri ball harya ball abura 6 day daburi misinga ntago mbizi ni ubundi ari ikintu abasore bo mu iminsi barabizi kundusha hari ikintu bita gusirikiza urakiza gusirikiza si bya twavugaga deficit bamukoreye umuntu aza akagutira inzu akakubwira ati reka nkora ibyo nikorera hanyuma uraza kuba uyigarukamo bare nibyo yakoreye abanyarwanda iradusirikije kabisa bare yaraje fata abayorganiza baraje bafata arena urumva nibifite aho bihuriye na basket ubundi baravuga ati mwegiyeyo ariko ngewe kuko ni following kuri IG mbona update za buri ntazo bagira oya barazigira amakipe yose uko hageze barabivuga wabonye J-Call ryari kuri bar J-Call ntago nahuriye n'ibya bar J-Call nahuriye n'ibya bar wapi icyo nimo ndagusobanurira no kuvuga ngo niba hari nese kubera iki Rayon Sport iguza abakinnyi kubera ko ari amakuru abarindana ariko nanone CAF Champions League ntago yavuga ngo Rayon Sport yasinyishije nuko bitabimenye urumva ariko ahubwo iyo story ya J-Call yakabaye itangazwa na Patriot byose ni kimwe nibashaka babireke oya shamba bara Patriot ifite umuntu ugiye nabonye akabora ari mu myitozo trapwe J-Call n'ibikabyo by'amavamo J-Call rero ni umuraperi w'umunyamerika kabisa umeze neza cyane unanakomeye ku rwego rw'isi uri mu Rwanda yaje gukina Patriot ntabyo abashyize babahawe go ahead nande Patriot ariko ari equipe yacu mugumane kandi dore urana following wagezeho kasi niba utarayibona nubona biriho nyine ubwo mbwira kabone buri mu bantu ba following kera Patriot nabishatseho niba hari ahantu nashakiye Patriot nenze ko ari ikipe y'abanyamujyi ako hano nabanyujemo ijisho hano baba nansebeje nabanyujijemo ijisho ababazi bababwira communication team yanyu iri hasi cyane urabona ikibazo iyi account mbona ni y'abafana iho yikibazo ahubwo iyo na followinze ni ya club ndi kubona y'abafana na followinze ngewe oya ni y'abafana uri following kare singiye Patriot fan report abyo nzi byo bikunda uyu mukino
ubwo ibyo byiflowing so urumva twikomereza ibyacu okay ko bafite na account none ndayibona bajyane nta dukeneye uzi account yafunguwe muri agariyo reka mbaremere Patriot maranye igihe account ahubwo ko ntari kuyibona iyi boro ishobora kuba ari ya Patriot ahubwo nshyashya bayifunguye tariki 3 General influence Patriot kuri Instagram wimbeshya ahubwo ko ntari kuyibona Patriot cyane influence basketball club official account of Patriot basketball club ndebera ikipe hari abantu mba mbonye bayifollowing ngahita mbona ko ari ya OG iyi ni account ifite abantu bakeya cyane 467 abantu nka Shanpi bagende bayifollowing ndi kubona dukurikiye Charly parakurikiye uyu mutipe wa following eho iki uyu mutipe wa ndi following eho iki hari David Tuve uyu nguyu wo muri Aradibo ndabonye ubwene gihugu bw'u Rwanda niyo abora a following kandi ibintu bya bar ari mu bantu bari hafi yabyo cyane yabonye ubwene gihugu Charly yarababonye Charly ari mu bantu bake bahembwa menshi mu Rwanda aranabonye ubwene gihugu nago man irafiki yangu ngo kumana mugenzi wacu amonye kuri status za account uvuga nyine niyo ubwiye hariho uwo bita wa Mukota uyu nguyu uri gutera amatropo uri kumubona uyu nguyu niwe mugabo wa Amanda Isimbi uyu musore muremure w'umunyakenya uri gutera amatropo uri kumureba nimero 14 wa Mukota erega haraka documentaire ka bar kari kuri page ya bar bavugana Patriot man ubishaka yenda karebe na kabie nta kintu kirimo rata ntimujye gutira ese ko numva uri kurwanya bar ufite ikihe kibazo wiriwe wicara mu kazi mwabuze inkuru za bar mwandika muyirira umuhari azo dukeneye bar izabera muri arena ni show inanarenze twigendere Charly na Nina nagize imana nta no winjira 2013 abakobwa babahaza ibyo guperformingira abantu byo gufasha abantu inyuma tubivuyemo reka dutangire kwikorera kariyeri urumva cyari icyemezo cyabo bwite barakoze bidakunda neza bahura na Muyoboke muri 2013 muri mwaka 2013 Muyoboke bahura hari indirimbo bari barakoreye Bugande video ariko uwitwa Sasha Vibes arimo kubagora kuyiba nk'umujyanja siko mu byiti kibuganda ibiki kuba umuntu ari umunyamugi ari umuyaye umuyaye nk'umuyaye wahariya Muyoboke aragenda indirimbo arayiza umuyaye sinajye si umuntu uzi umujyi se sikuvuze bivuge neza ni umuntu uzi akajambo aruvuze njya numva muri filime yo kuri YouTube ngo n'umuki ni umuntu uzi umujyi mbabarira atazanteranya shaka kunteranya na manege urumva katsuze bamenya ari kugeze kuri SS ya kanga aze urimo ranyicisha ubushyuhu bigambiriye cyangwa JP no gukira wese byaramunaniye JP twikomereze 2013 bahuye na Muyoboke barahuye batangirana urugendo indirimbo arayikurayo 2014 barakoranye ko 2013 irangira 2014 barakorana 2015 urumva ariko basohora amahiti kuri bagerageza gusohora indirimbo bitarafata 2015 irangira bahamagara witwa Social Farias icyo gihe yaravuye i Burayi arimo araza muri Afrika bavuga bati dukeneye gukora hit 15 nibwo bakoze iyitwa Indoro siko burangiye narinzi ko 2016 nibwo bakoranye na Muyoboke aya bari bamaranye igihe na gatatu abagishwana na Urban Boys Muyoboke nyuma y'igihe gito yatandukanye na Urban Boys ahise atangira gukorana n'abo bakobwa ariko sibo gusa yakoranaga na bicyo gihe yari afite David yari afite Social Mura harya Teo ya company nawe yari ahari barakoranaga icyo gihe DJ Teo ya company yari taraziri ya company ye yari decent company yari decent ni nayo Teo yakoragamo ahubwo bashwanye nibwo Teo yafunguye iriye The Real Entertainment bafite Social bafite David bakagira na Charly na Nina urumva
hanyuma bigeze 2016 indirimbo Ndoro irasohoka. Bari bayikoze mu mpera za 2015 I guess. Indirimbo irabyimba. Hanabwo twatangiye kubona audio video isohokera rimwe kabisa. Indirimbo buriya na mbere barazisohoraga niko byabasoraga indirimbo ariko ahubwo indirimbo Ndoro imeze nk'iyabakuye rega mbere y'Indoro nta yindi nzi ngiye buriya ufite ikibazo zirahari zirahari mbere y'Indoro nta yindi nzi nuko ngira ikibazo cyo kudafata amatitire y'indirimbo mu mutwe abantu bazabimora wallahi bazajya mbiyemera ariko urebye nk'indirimbo reka mpite nzi gushakira Charly na Nina hari izo nzi rwose nanjye cyane ko iri tsinda ngiye buriyo mbabara ko batangire ku Ndoro oya have bafite n'indirimbo nziza none utanazi zihise kanze gushakira mwana apana Ndoro ndaza hari oya ibirenze bini ejo bundi ndaje nzishake bagira account kuri YouTube oya kuri YouTube bayigiyeho nyuma mbere ubundi ziri kuri Afrifame ziri kuri Afrifame ziza kugenda ngazi ko okay turazibona sibyo ndaza kuzibona nzibaye hanyuma Indoro birasohotse 2016 ibiragafasha burya indirimbo imwe gukora umwami yakuye busikete wa mugani 2016 Charly na Nina bagiye gukora igitaramo i Bugande kubera ko indirimbo yari imaze kuba nini kabisa hari harimo Farias yari akiri inaha bajyana hari mu kwa kane ndabyibuka ko ari mu kwa kane 2016 yego ndiko nanjye nagiye icyo gihe so hari harimo Farias hari harimo Chameleone hari harimo Good Life yongeremo nyuma hari harimo ninde wundi icyo gitaramo cyitwaga Uganda Burundi night true so abakobwa gitaramo cyo mu kabari ahitwa Kayeni akutajya ni akabari gutyo gusa abahungu baba baturusha aya hari abagira icyo bita Kayeni habere ibitaramo biko deja nta gushobora guriza Chameleone na Good Life munyakwigendera moze akiriwe ahantu hamwe ari ahantu haciriritse muri Uganda icyo cyo ni ikintu nzi neza ahubwo wenda igitaramo cyabereye mu kabari wambaze nta umva nkiyame hari dukomeze urumva aho mbese ni mu mpera za 2016 mu kwa kane 2016 bavuye i Bugande buri muntu wese ukurikirana showbiz avuga ati kabisa icyo hari harimo na Payasi ikintu cyabaye aho se hari ahantu turi buvuge cyane nina ntituvuge Payasi buriya harahari hehe nese mbere batangira twamuvuza batangira ngiye nagugiye kwereka ku Ndoro aribwo mbazi nyine nese ni buri mushya babizire abantu bashya ubwo naho tuzice ariko nawe nakubashindira mu wamburiye ni ndazi gushakira nawe uri mushya urumva aya barabizi nabo namwe bacyabikubwiye neze ko utazi indirimbo zakobwa ntago usibye nabo ntago matayita ari ikintu nzi gufata mu mutwe rwose ariko zirahari mu kanya ndaje ndaziguha urumva icyabaye ni iki bavuye Uganda bamaze kubaka izina Uganda nta bintu bahakoreye se i Bugande bahafashe amakontakti atandukanye baraje urumva bageze mu Rwanda bamaze kuba abasitari urumva bahita bagira gute batangira gukora izindi ndirimbo nibwo bakoze yitwa Oma bakora face to face Oma bayikoreye i Kigali n'uramuganda bayikoreye i Bugande muri uwo mwaka 2016 ubwo tugeze hafi mu kwa 8 gutyo basubiyeyo basubiyeyo bakora za Oma bakora za face to face Oma yabaye hit yo ku rwego rwo hejuru Uganda Oma rero ngiye kugutera story utazi na hano yabaye hit ndabizi ariko Uganda 2014 yafashe Juste dutaruzwi imugira umustar ndiyo urumva ndi Kampala namaze nk'ibyumwe biroma ari proud yo kuba uri umunyarwanda uri muri Kampala uri mu bintu by'umuziki so Oma iza umuyoboke yayizananye n'iyitwa face to face ngiye kugutera story avuye Kampala kuyizana yadusanze i Nyamirambo ahantu witwa n'umusore wakoranaga na bagenzi Bernard yitwa gute Rashid waririmbaga
ku kabari hari Nyamirambo yarafite kwa Rika Kizi Store. kwa Kizi Yarafite Rika Store. Mbere yo yashisha bar. nari ndi kumwe n'uwitwa Tupac niwe nakubwiye watanyanye na Urban Boys ndi kumwe na Philipita Muyoboke azanye indirimbo abazikubise kuri TV yande ya Kizi ebyiri ari mu rwego rwo kutugisha inama sohora iyi mbanzi iyi turazumva Philipita abwira Muyoboke amubwira ati inshuti yanjye Alex nta kutagize urumva waramanejinze ariko ahora swasepe izi ndirimbo nta kirimo nta kintu kibereye Muyoboke yashatse gusubira i Bugande ngo atajya yakene sima yi dusohora icyo gihe tumuca intege ariko yanga ntiyazicika gusa iyo muganira kubwira ko zacitse byo asohora indirimbo zirafata za Oma za face to face agatege niko kabanjirije izo urumva agatege kabanjirije Oma niko kabaye ka kabiri nyuma ya agatege kakorewe i Kigali agatege kakorewe i Kigali agatege hari imeze ni yirimo Raki ariko hari ibintu Charly nabo reka basenyuke ubu Raki bamukize muri video ariko mansura oya yari meze kugaragara muri video buri ku manso use video agateka ndebe video yayo nimba utabeshya ntago nabeshya singise video y'agateka ndabize ejo Raki ntago azabara kuri stage yakozwe nandera nzamuzonga emi yakumpaye Raki ni yirimo Raki na Sekamana Eric Sekamana ko ari umumodo we niyo bamumansurisha ko ntaribi urumva ese Raki yarishyuwe yarishyuwe nese hari umurimo w'ubusa banze nabiye video mbere yuko rego gukomeza ndavuze ngo Raki yaramase agatege kirama agatege ariko shandirimba nabi nawe urabizi ariko ndavuze ngo Raki yaramase ushaka kuvuga harimo naho bagiye mu mazi ariko iyi ngiyi ndi kubona Raki yarinjiye mu modoka nawe yitangiye Raki wamubonye basohoye hits urumva basohoye hits 2017 barakora basohora indirimbo nyinshi urumva ari nako bigarurira imitima y'abafana Kenzman abantu bajye bemera gusa icyo nziki tukiri ahangaha we naho kuri ino ndirimbo ndebye misembona uzi ko nta video muri 2020 na 2021 ifite udushya nk'utu basi harimo indi bakoraga video nziza abakobwa bakoraga ibintu byiza tudekorasiyo mu mazi sinabana n'umukobwa ujya muri bakoraga ibintu byiza muri piscine ku gipirizo hakurikiyeho ikirere 2017 barakora maneka abakobwa bamenyekane kuri ino level byaje gupfira baranakoraga bien ubundi ibintu byaje gupfira kuri launch 2017 se muri December tariki imwe aha album ya mbere imbaraga ari nayo batandukanye bafite 2012 bakora launch iki ni igihombo ariko kan Kigali irakubita iruzura urumva kan Kigali girite irakubita iruzura bafite abatera nkunga urumva hafi 80% y'ibyasabwaga byari byateye inkunga amakuru ashyira avuga ko abakobwa basigaye urumva mbarakini y'amaso ndabibanje bivuga ko abakobwa launch yarangiye nta kintu bafite ku konti kandi uvuze ko 80% byo byaba bari bafite abatera nkunga bahagije urumva bishyuye ibintu hafi ya byose niyo launch yitabiriwe cyane ntago byari biherutse urumva abundi hari havuyemo icyitwa gafaranga barangije batashye basanga nta kirimo urumva hajyana imbere yaho bagiye i Burayi banani nyuma yaho urumva nyuma yaho ndumva aribwo bahise bajya ni Burayi nyuma ya launch urumva naho bahakora tu icyo nzi neza nabo bakubwira uko mwababonaga hanze bahagaze nta wantumye ngo ibintu bivuge najye mentioning MTN niyo mbona ari ya sponsor hari MTN hari African Proved Food
hari University of Rwanda yabahaye iriya tente yabahaye iriya tente uribuka hari na publicité bakoze bambaye imyenda y'abantu ba graduatinze niba ubyibuka hari harimo abaterankunga benshi urumva urabizi yuko bacyura iki album y'aba ba baby kuri icuruzwa kuri Amazon iracuruzwa amadolari hafi 10 kabisa iracuruzwa hariho izi ndirimbo mbwira indirimbo ziriho indirimbo imwe uyigura mbwira indirimbo ziriho face to face agatege imbaraga indoro komeza unyirebere razizi mfata uwoma try me uburyohe zahabu I do bari kumwe na Bebe Cool nizo ziriho zimwe za mbere ntago bazishyize kuri album so ibyo nari ndi kukubwira nta mafaranga bakoreyemo gute winyirukanse ko jya unansobanurira kuki batayakoreyemo kandi 80% bafite management bari bafite management ishinzwe kubara ibyinjiye igakuramo ibisigaye ubundi ikabagabanya n'amafaranga bo baratashye bakurayo amafaranga y'intica ntikize bategereza ko management baha raporo izimeze ite ibakubita raporo yabihwanye ya mayinazi yabihwanye n'utundi dukeya hejuru kuko amakuru ahari yavugaga yuko abakobwa ukwezi kwa kabiri nyuma ya ronje no kwishyura inzu byari bihatari ubwo urashaka kumbwira yuko ibyakoreshejwe kugira album ironshingwe n'amafaranga yavuye muri album birangana barishyuye basigara nta kintu bafite n'abaterankunga so bajya i Burayi barakora urumva bagarutse nabwo iyo mbisubiremo bagarutse nabwo i Burayi bamaze igihe kingana bakoze ibitaramo hafi 7 ukwezi sikurimo kurarenga bakoze ibitaramo hafi 7 kuko ndibuka ko baragiye nyuma Pius na Badrama baza kubajoyininga bari kumwe n'uwitwa Soso bazenguruka i Burayi hafi ya bose nibwo Badrama yagarutse avuga ati nanjye nje gukora rebo buriya yaravuye i Burayi akatiwe bamuhaye indobo ariko Badrama ari indobo mbere ntago Badrama reka mbabwire nuko abantu bavuga kandi mu makuru numva ko Charly na kugira abajyi Burayi itike y'indege ari Badrama wayishyuye ngo namuyoboke yego nande namuyoboke aho bombi nyine kugira burira indege Badrama ngo niwe wabushatse amafaranga y'itike y'indege birashoboka kuko urumva bari barakubiswe nyuma yo kuronka asa mugira ngo umuntu avuga ibintu byose byabaye none se turi kuri affaire ya Charly na Nina erega gutandukana kw'aba bantu Badrama yagiye gutereta Nina barakundanye ariko waretse urashaka nkubwira uzi ubushize ukuntu washatse kubisha nyine nibyo nshaka kugusobanurira mba nicecekeye hari ibintu mba numva bitari ngombwa kuvuga ngo bivuge amaze kumusaba ko bakunda ntago bigeze ikintu cyabayeho ni kimwe umukobwa yaramubwiye ati njyewe ntago ndi ready kujya mu rukundo yari afite undi muntu bakundanaga mu gihe cyashize baratandukanye atarabatayari uwo muntu nawe ni umuhanzi ari wowe na manager wabo ninde wabuze ukuri kurwo rukundo wareka nkagusobanurira ikibazo utangiye guhakana urukundo wareka nkagusobanurira muyoboka avuga ko urukundo rwe ruhari wareka nje nkagusobanurira sawa nyibwire ninjye uri hano ngo muzana yicara nyibwire urumva kumvikana undi nawe wari ufite amafaranga of course niyo minsi Badrama yari afite cash ara insist bashiki bacu barabizi abari kumva ikiganiro bashiki bacu iyo we insista arakureka ukaza ese we insista buri abashakije abashaka urukundo avuga ati nta wamenya wabona azisubiraho akabivamo akemera undi yakomeje gutyo ariko ari hano arahari nakubera imfura zakubwira ko nta yego yigeze abwira yego ese gukundana n'umuntu uri kuvuga wowe ni uko ubundi njyewe naguterese utarambwira utema indi ready tujye muri relationship utarambwira yego ushobora gukomeza gukora amageste yanyereka ko dukundana ese umpaye service nk'iy'abantu bakundana ntabwo ari ikimenyetso cy'uko unkunda reka tubaze ba petit frère cyangwa grand frère bakurikiye ikiganiro niba hari umuntu wigeze ajya ku muhanda akagura nk'umukobwa buriya barakundanaga ko yamuhaye se oya n'urugero ko yamuhaye service nk'iyo ntago wazana urugero mu muntu wamaze kwidekarara akabwira undi ati ko ngukunda undi akavuga ati hari undi urumva
none oya ntabwo yamubwiye ko ari undi ehe yamubwiye ko atari ready kujya mu ibyo kujya mu rukundo ariko ntacyo bimutwaye kuba bari kumwe ninde wabikubwiye none ko bari kumwe iyo uri muri insista bashiki bacu nakubwiye ngo baraza no kubikubwira iyo we insiste ubu tukubwira amazina y'amahoteli Badirama na Nina bagiye bararamo nk'abantu bakundana haba i Bugande haba i Burayi haba i Burayi ahubwo urashaka ngo umenere umuceri hasi nta na kimwe waruza Bugande ntago Badirama yahaje ibyo by'ibitaramo bye bireke nyuma urumva Badirama yagiye kwishyura amatike y'indege ajyana Charly na Nina na Muyoboke i Burayi gigiza n'iki ari uko kugigiza n'iki ahubwo mva makuru icyambere ntago Badirama baburetse ngo usobanurire ntago Badirama yigeze yishyura amatike y'indege ajyana aba bakobwa i Burayi amatike y'indege yishyuwe n'uwitwa Justin inde ni umutipe ukorera mu Bubiligi wari wabatumiye umva makuru ibintu byose by'amafaranga baboneye mu Bubiligi bagomba kujya bayabona bamaze guperforminga ubaze Muyoboke hana avuga ati turaperforminga ariko maze kunkubita akantu mu nyine nicyo ndi kugusobanurira ntago Badi yari kwishyura amatike y'indege kandi hari uwabatumiye harimo Charly rinda gusobanura nta uriya wabatumiye igitaramo kugira ngo babahe visa amayimera aragaragaza ati nimugera hano twebwe ntago bibaho mu Bubiligi Badi ntiyarariyo bikubeshya bahuriye Juste niwe wishyuye byose oya Badi yarishyuye Juste wo mu Bubiligi niwe wishyuye byose badukomeza kumupfobya bigeze no ku nkumi uvuga uburyo batamwemeye dukomeze nta kibazo namupfobeje urukundo rwa Badi na Nina urarukatiye reka nikomereza ibindi urarukatiye kwanza uyu munsi nta rukundo rwabo ndi kuvugaho kanigire mu bintu nanabonye impamvu wacitse intege uwizi wowe ufuhira Nina wagira ngo Badi na Nina okay dukomeze ngomangirane ufuhira Nina bageze mu Bubiligi mu bitaramo bakoze ibitaramo byinshi hafi 7 niba nibuka barataha ahubwo subusi b'abanyarwanda afite iyo record yo kutarama cyane ibitaramo byinshi ku mugabane w'Uburayi Pius abanza stage Pius ntarega hari icyo ataririmbyemo ase JP no gucana climatize byamugoye njyewe hari ikintu mba mbaza JP aragira ngo nzagire urumva ako JP bana yanjye sindabona nabone ntacyo ukoze ariko muraruhuka vuba ubundi reka nkubwire boss agomba guca udusobanuye JP abarebera hano muri JP inshuti yanjye sha ewana ni hatari urumva araza kirebeshwe dusobanuye hano urumva Kenzman abakobwa bavuye i Burayi bakoze ibyo bitaramo byose still twe twababonaga mu kazi ka buri munsi ndi kukubwira ni ibintu utazumva n'ahandi yego barashayiningaga barakoraga ariko kuri konte nta kiriho uko niko kuri ako kantu yemeye kandi no kunshanga buriya ho gatoya none se ko hasohokaga amavideo meza ninde wishyuraga justement ayo mafaranga yarafatwaga akabarwa bambaye na neza urumva agakoreshwa ama projet akagira gute sinshatse kuvuga ko atakoreshwaga ariko kuri konte yabo amazina yabo urumva nicyo babaga bafite byabaga bihabanye nta kintu cye kiriho ntacyo okay ari nayo mpamvu mu kwa kabiri 2018 ubwo biteguraga indi tuwa yari kubera mu Bubiligi nani ku mugabane w'Uburayi niba wibuka bya bitaramo 7 nakubwiye byabereye i Burayi batashye abantu badashize ipfa 2014 yego baravuga bati visa yanyirarangiye musubire mu Rwanda ariko muragaruka vuba hano turarengaho buri mukobwa wese uzagira amahirwe muri uru Rwanda azarya amafaranga kubura umukobwa w'umunyarwanda kajya gutaramira i Burayi cyangwa muri Amerika utaramira abanyarwanda babisa neza sawa bitegura gusubirayo 2018 mu kwa kabiri nabacye inshuti yanjye twari kumwe i Burundi twibereye Burundi rwose turi kurya show na DJ Spini ngira ngo uramuzi ukorera i Bugande dukora show ni yari silent disco yari silent disco iyo nayo ndayizi ariko ni silent disco yahuriranye na match ya Rayon Sport
yabanjije match ya Rayon Sport yaje amakuru mfite muri Rayon ngo wagiye kwiga ikipe bari bukina nuko Rayon Sport itanyishyuye nayikoreye akazi ngo aragiye uravuga ati nabakubise icyo bitsinaha uyaravunitse reka musetse nageze hariya nikoza ku kibuga bari bafite ubwoba bw'ubusa nsanga ikipe kunywa amazi bazana injekani ya verite n'igikombe cya plastique kimwe ikipe yari ifite umuzamu umwe undi yaravunitse oyi umusimbura we sinzi ikibazo ni ikibazo cy'ibyangombwa byamugonga noneho biba ngombwa ko ikipe ireba mu basezeye mu baheruka gusezera izana umusaza rukukuri harya yagiye gukina n'iyi RRB Lydia Ridike baramuzana umusaza rukukuri ngo kugira ngo yuzuze list kandi ngo RRB ni nka Peri Kigali RRB oya Peri Kigali biragoye ariko RRB ni nka isi Kigali ahubwo Vitaro akaba ariyo n'abafana ba Vitaro kugera ku mutoza wa Vitaro baravugaga bati murera yacu hano irica umuntu noneho Burundi ni abantu batangaje umutoza wa equipe nationale tayari hariya yari yaje gutanga umusada muri iyo kipe niwe watoje match icyo umutoza wa RRB yakoze no gukora interview ariko hatozaga umutoza wa equipe nationale tudutsindereye dukubite mure ndagukubita match rero ya RRB muri no minsi ndayifite video ngenda oya ndi kuvuga match ya gishuti RRB tugomba gukubita match Burundi muzabanze muyisubize harya yitwa Isa no mutipe uri kudefanda muri polisi yitwa gute ni Isa ni biki umwisilamu yakiniraga RRB yikubise poto mutoza namuravuga ati watamiye twikomereza disco i Burundi so twari turi kumwe Burundi muyoboke ndanamubwira Alex ko wirukanse waretse ko nsigaje iminsi ibiri hano tukirira shoko Tanganyika yaryoshye ati ndihuta ati ngiye guhura n'abakobwa tuzapanga urugendo rwo kujya i Burayi ngani sawa na urumva Alex aragiye nisigarira i Burundi harashyuha my friend Alex yagiye nk'uyu munsi ku manywa nimugoroba ahura n'abakobwa hano baganiriye amakuru angeraho amubwira ko mu byo baganiraga harimo na tuwa y'i Burayi n'akazi gasanzwe kazakorwa gutya ako bagiye guhaguruka baramubwira ati Alex hari ikintu kimwe dushaka kukubwira kandi gikomeye ibyatwe nawe reka tube tubihagarikiye hano ibyitwa imikoranire yacu nawe tubihagarikira aha twicaranye se aho bari ni resitora imwe bari barimo Alex arayizi normalement nta wundi wigeze akubwira nk'ibi ngiye kuvugira aba bakobwa bari barembejwe n'izina ryabo rinini kuri konti nta kiriho kabone n'ubwo yashoraga mu bikorwa cyangwa se iki simbyitayeho ariko ntacyo bari bafite urumva aho hari 2018 Alex ati okay bagira uburyo babihandoringa binagoye urumva biranga koga mu kwa gatanu banijyana i Burayi bakora ibyo bagomba gukorayo aho hari 2018 mu kwa kabiri se tukiraho kugira ntaza gusubiza inyuma ibihuha byahise bivuga ko mu gutandukana kw'abakobwa na Alex ari DJ Pass wabigize uruhare urasimbutse hahise havugwa Rwema Dennis okay Rwema yahuye bwa mbere n'aba bakobwa bategura launch 2017 irangira ari muyoboke uba umuzanye ari nawe wakinye ngo deal yo muri MTN uyu ntago ari kuvuga gukina deal Rwema buriya tujye twemera umuntu ikintu ashoboye mu gukora proposal Rwema ni mubi cyane hariyo wari wabona yakoze izo zose nta nimwe ndabona n'intoki ariko nzi ko ari cyo yari ashinzwe icyo gihe azana MTN bajya muri African Improved Food bazana ball namwe cyafite ama connection simbizi ako barafatanyije
bivugwa ko bwa mbere ako kanya bagitandukana amakuru yari ahari yavugaga ko Rwema akoze ibyo Aristide yakoze Demene. ari utwaye abakobwa atwaye abakobwa aberetse isura mbi ya Muyoboke ku mafaranga yavuye mu gitaramo cya Longe. Nuko byavugwaga mbere kuko abakobwa bamanje no gukorana nande na Rwema. ko ndabyibuka muri promo zimwe na zimwe Rwema yaratangiye kwigaragaza. Biza gupfira Rwema akajya muri club ku mafaranga y'abakobwa go promoting indirimbo zabo. Aho yarabikoze ari yahagera yarabikoze nese nabimugaye. Yahagera akavangamo n'iza Madiba za Safi. Urabizi ko Safi bari barashwanye mbere ntago babanaga na Safi. Babanje gushwana mbere banzu byibuka ava muri Urban Boys. Ndabyibuka. Atandukana na Super Level. Abishyuza amafaranga menshi kugira ngo yiyunge na Safi. Yagombaga nawe kugira ibyo amukorera. Ntabwo muri 2018 icyo gihe nyine nibwo umubano wongeye urabyuka barabana Kicukiro. Urumva abakobwa barabaza kubimenya ko Rwema hari ibyo yangije baratandukana. Ako mu gutandukana kwabo nta n'umwe uzi ngo nyine hari ibyo batumvikanyeho. Ariko icyo ni kimwe icyo ni kimwe mu byakekwaga. Ibyavugwaga kuva uwo munsi batandukanye byahise bihinduka noneho bijya kuri DJ Pius. Pius abenjiye muri affaire. Pius niwe wararuye abakobwa, niwe wabandikiye ibaruwa, niwe bla bla bla. Pius aba Pius. Ese wabuze impamvu Pius yinjiye muri affaire muri ubwo buryo kandi abantu batarayimubonagamo mbere? Uwinjije Rwema muri deal ni nawe winjije Pius. Nindu Alex. Mu bushishozi bwashobora kuba yararebye agasanga Rwema arengana akavuga pa it's okay. Hari akantu gato nshaka kubwiraho. Muri bya bitaramo abakobwa bigeze gukora bari kumwe na Muyoboke, hari igitaramo bigeze gukora cyari umuntu w'inshuti yafi y'umuryango wa Perezida Museveni Bugande. Bajya kuririmba y'Ibugande. Urakibuka? Ndakizi. Muri ubwo bukwe rero Museveni aba envelope. Yego. Muri ubwo bukwe hari harimo nabandi bakire benshi bagiye batandukanye. DJ Pius nk'umuyayi wa Kampala nawe harimo umwe mu bagabo b'abakire mu gihugu cya Uganda. Waje gukunda abakobwa. Mu kumenyana ngo yabanje kumenyana na Nina. Ariko akaba n'umuntu uvugana na Pius umunsi ku munsi. Agaribye. Ariko bivugwa yuko nyine ndaza kugira ngo ko tugiye kugera ku mwaka batandukaniyeho noneho nabo ubwabo turaza twegera hano imbere kandi hari bizibiti biri kugaragaza ko uwo muntu wabamenye muri ubwo bukwe w'umukire wa Uganda agaribyo vana ubukwe wiza n'ubukwe bwarimo na Perezida wa Uganda. None se nimba yararimo bivuze ushakira handi bivuze iki? Hari ikintu rona nkubwira iyo twinjiye muri affaire hari utuntu ubushaka kugenda usimbuka wagira ngo ntacyo ndi busimbuke. Nese ko ndi kubukwe nkumva ushaka urazana ikintu kitari mu bukwe kuko ntago Pius bivuze ko 100% iyo nkuru nshaka kuzana uyizi. Ntago Pius uretse bivuze ko uyizi icyo makana ntago Pius yigeze yitabira ubwo bukwe. Ntago nyine njye navuzemo Pius ko yari mu bukwe nabwiye ati umwe mu bantu bari mu yabaye inshuti gute na Pius? Pius ni umuyayi w'i Kampala. Yahuriye he nabo? Yamenyanye n'uwo mugabo kubera aba bakobwa. Bamenyaniye. Umugabo yamenyanye na Nina. Urumva? Baba n'inshuti byo gukundana. Nina niwe introducinze Pius nk'umwe mu bayayi bari bazi Kampala. Va. Reka ibyo bintu. Uri buyivuge neza fe. Nimba atari byo uri buyivuge. Oya, gute ubivuga ko ari yo ku muhanda. Gute ubivuga ko ari byo ku muhanda. Kandi bavuga ko uwo mugabo nuko mvingamo ubukwe bwari burimo His Excellency w'Ibugande. Wagira ngo ni His Excellency wawe w'Ibugande nyine ntabwo ari uwawe uskuri kubivuga wagira ngo nuwawe. Wibuka ko abakobwa banaririmbye ubwami bw'Ubugande nimba yararimo ariko urabizi ko banaririmbye ahantu Museveni banaririmbye ubwami. Bivuze ko uwo mukire waje kwisanga none akundanye n'abakobwa babiri. Aha murakoze nta wari urimo uwo mukire uramuzi dukomeza kwera uri bugerawe muri no kuzana story muvana story zo ku muhanda wiyemeje kumbwira affaire ya Charly na Nina nuyigera bahumva naguvuze case yuramukire
bivugwa yuko no mwaka wa 2019 uri kurangira Charly ashaka kuba yaratwita inda y'uwo mukobwa iyo yuriya mugabo zo kuri street. aha ngiyewe kuvuga izo ni stories zo ku muhanda urimo uraza uvuga kuvura muviye wamwumvishe ko ese kuva 2019 kugeza 2020 Charly yarabyaye reka nkorohereze ni bangahe se batwita ntibabyare reka nkorohereze dukomereza affaire ahantu yarigeze ndategereza ahantu ubwiramo uwo mukiri ibyo kubeshya ujyanishe na stories zo kuri street ubive ntacyo bitwaye amafoto yarasohotse yiki cararyamye mu gituza cyuriya muviye aya yizana nyine uzi ko atakimenya yizana nyine amafoto yarasohotse zaniyo foto jewe urumva zaniyo foto jewe amafoto yarasohotse wazaniyo foto urumva yizana mu gituza reka kuvuga ibintu bya teori umuviye wanyemereye ko hari niba foto yarasohotse yizana umuviye wanyemereye ko hari ibyo bintu byihorera wabyemeye abanyarwanda babyo komeza feri ngiye ntegereza ahantu bumuvugire nanjye rero impamvu mubwira gutyo nuko ubwo bukwe urimo uramubesheramo ubukwe uheze Charly ntabwo yaririmbyemo we na Nina ubukwe Charly na Nina baririmbyemo urumva umukire ntiyarahari Museveni yabakubise envelope iyo ni scene igaragara baranitahira iyo ni scene igaragara itaragaragaye se yavuye ni yuwo mukire wari urimo hiso hakundira abo bakobwa witwa nde ariko bite ko ushaka kuzana ibintu byinshi wambwiye yuko umukire atarahari bivuze ko umuzi ngereka nkwibwirire dukomeza feri reka nikomereza feri niyo mpamvu iyi nkuru nabaye nkiyisoma mu bihumbi amatipa ari kurengera abakobwa bakiva ko batandukanye wabivuze byose mvuga ibikiza erega ntabwo nzajya mvuga ibintu byo kuri street uzaremo baba ntabwo nzajya mvuga ibintu byo kuri street mudashobora kudefana kuvuga ngo umuntu yaratwise 2019 turi 2021 misera nakubona sha ari kwisetsa iyo feri rutayivugira yes dukomeze nge ndikomereza ibyanjye twe tugeze uburyo Dennis yavuye mu kibuga sawa hasigayemo Pius yinjiye matari Pius yari inshuti n'abo bakobwa kuva kera barasiragoringanye wibuke nakubwiye ko twajyanye Bugande Pius yari ahari asiragoringana nabo Pius yakoze agatako asiragoringana nabo akora iyi ngiyi na Good Drive asiragoringana nabo barangije ni inshuti magara ni ntunsige nubundi batandukanye na Rgu Dennis batandukana na Muyoboke Pius yari ahari yarahagumye agumya kubafasha wibuke ko yarafite 1K entertainment ndayibuka ariko ntago bari signed muri 1K yabafashirizaga ku ruhande yabafashaga nk'umujama nk'umuvandimwe kimwe n'abandi n'indi timu nini yo muri 1K entertainment yagiye bahafa abakobwa baranabironshinze bagitandukana na Muyoboke barabironshinze Rwema gihari nka timu nini nta nubwo yari Rwema bafashaga gusa kijya ari timu nini Rwema aza kuva muri game hasigaramo Pius n'ubundi ya timu na igumaho barakora nakubwiye ko aribwo bagiye Burayi bwa kabiri banakoze show i Bugande urumva baragaruka ahubwo wowe ibintu wa confusinze binakugoye bakora show yo mu kwa kane i Bugande 2018 bahuriyeho n'umufana wabo subiramo bahuriyeho n'umufana wabo n'ubwa mbere bahuye n'umufana wabo rindira ariko wajya ureka nkavuga ibyanyu tukomeze urumva abantu bavuga ibintu batazi nibo bazana stories zibiwa kuri street ariko ubu tugize Imana dufite umuntu ufite story ya nyayo yagiye kwiduha mureke kuzana ibintu bya street hano dufite story nta story ya bagiye gutya babahuriye n'umufana wabo bahuriye n'umufana hari Sechi kubo Fred zakora ibara okay babahuriye n'umufana bava i Bugande bajya Burayi ubwo umufana navuze bahuriyeyo ni X nabaye muretse nikomereza feri yanjye urumva ntungore baraje bakoze indirimbo nibwo bakoze zitwa zarazizi zari zihari ahubwo niko bazirize ngo niryari basubirayo 2018 mu kwa kane 2018 mu kwa kane basubira Uganda yego 2018 bakoze show Uganda mu kwa kane mu kwa gatanu bahita bajya Burayi yego okay icyo gihe naho bari kumwe na Pius Pius yari ahari Burayi naho bahamara like nk'amezi abiri ahari bagaruka
basohora indirimbo n'izo stress zose zo gutandukana na Muyoboke na n'ibiki byose ziragabanuka bagaruka noneho bongera gusubira mu muziki urumva mu gusubira mu muziki turi mu 2018 irangira barakoze 2019 izamo abakobwa barakoze urumva 2019 mu mpera nibwo ubwumvikane buke bwaturutse bwaje mu itsinda hari n'ikindi gitaramo n'ubushe 2019 bagomba gukorera Bugande ngo birapfa kubera ikibazo cy'umutekano bagomba guhuramo na Just yego ntago ari bo gusa na ba Debeni bari babifiteyo ko ibibazo by'umutekano bigenda bipfa ariko Debeni yari ari muri icyo ngicyo cyane Debeni hari ikindi yagombaga gukora kinini yari turi kuvuga ibyabo bakobwa yego nibyo ndimo ndakubwira ko atari kimwe cyapfuye abakobwa mu gutangira kugirana ibibazo nibyo nakubwiraga izo story zo ku muhanda kimwe bavuga cya 2018 nicyo bahuriyemo na Diamond ntago ari Diamond na Diamond yari ahari na Alikiba yari ntabwo yari igitaramo komutera voilà urakoze kunyibutsa yari anniversaire y'umugore umwe ufite umugabo w'umukungu hariya yakoze anniversaire iminsi 3 atumiramo ibyamamare byose muri East Africa nabo bajyayo niho bahuriye na Diamond na Alikiba hari abantu benshi bakomeye b'ibyamamare yitwa Jackie uwo umugore bahaye Range Rover nk'impano icyo gihe niba uri kubyibuka icyo gihe muri 2019 bamuna kubwiye ngo icyo gihe bahuye n'umufana nkagana gasimbuka basubiye no 2019 haje ibibazo mu itsinda nibwo story zabaye nyinshi kuri street ari aho ngaho uri kuzana ngo Charly ngo umugabo ngo bagakunda stories zihari zo kuri street nizo kuri street urumva ni za street ibyo ni byiza bibaho abantu bajye baganira ntago mvuze ko bitabayeho birashoboka ko byanabaho ariko story udafite facts utari uhari wumva gutyo gusa na nyirubwite ataraguha fact papa ini showbiz ntago showbiz ari ibihuha dore aho naho bere ikibazo ntago negereje cyane ngo baze mu rukiko ntago uzajya kuburana ngo iyi ni showbiz mu rukiko zizamajya kuburana nande ubabeshye umuntu ngo yaratwise kandi ataratwise ariko ibyo urimo ni ibiki mu rukiko umuntu yatwise 2019 wowe banshaye ububwire wowe uzamada bavuze wateye wowe ngenera indase na muzara batarayitera ngo ningiye abantu inda ari iby'inkiko gereza zabazuzu umunwa n'umunwa urumva ikibazo n'umuntu waje ukajya kwangiriza image ye mu buryo bubi ibitangazamakuru byabyanditse nuko inkuru ni showbiz man ni showbiz Charly na Nina byaravuzwe ko Charly yari atwite ariyo mpamvu atagaragara mu bitaramo urumva nimba iyo ndatwaretegereje tukayibura ubwo sinzi ko byagenda byaravuzwe ko hari uwo mukire w'umuganda wakundanye na Nina Charly akaza kumumutwara ari naho ikibazo cyavuye cyo kudatangira kumvikana rero iyo uvuga ngo sibyo Juma fact Juma fact ya nyayo bazanagufunga kujya uvugira ibintu kuri mikoro wivugisha ngo nawe rero bazakubaza proof nukigira umuvugizi wa Nina nukigira umuvugizi wa Nina n'inkubaza inkuru ngo nuyigire hano hakenewe kuvugirwa ibintu bifitiwe fact Charly na Nina baratangaza ikuri ibyo kuvuga ngo hari ibyavuzwe uzabura fact bakubaza bivuze naho Charly na Nina baratangaza ikuri iyo nkuru akakanya baratangaza ikuri iyo nkuru wendi kukubaza umuvugizi wabo njyembwira baratangaza ngeze n'umuvugizi wabo aka kanya uri ngende umuvugizi wabo aka kanya nukiri kumba feri uri kumubita ndakubaza ngende umuvugizi wabo ejo bundi twabavuzeho uti iyo nkuru wiyivuga iyihe ngo yuko yakundanye na Badirama nuko utaruyize ejo wari manager wabo baragutamaje ibyo yavuze nabikubwiye ko bitari abaravuze ati ngewe ko ibyo yavuze bitari barakundanaga narabibonaga gutya n'amaso yanjye ndavuga se Emi kuki yambeye sinakoherereje link aka kanya wowe uwo si by'abantu bose bavuga n'ukuri uwo mukire hari uruhara afite mu gutandukana kw'abakobwa ntarwo none kwagiye batandukanye bate gutandukana nabikubwiye muri 2019 turacyari bari mu bitaramo bari nyine nibyo ndimo ndagusobanurira muri 2019 mu buryo butunguranye bahawe akazi muri Kiye urumva mu kwezi kwa gatatu 2019 bahawe akazi muri Kiye wari wagatanze ni Nice manager wa Arthur Nation Nice wo muri Arthur Nation ni wari wadininze ikiraka cyitwaga
my East African I deserve wumve ko nanabyibuka icyo gihe Nina ya performance wenyine 2019 n'icyenda mu kwa gatatu ubwo dutangira urugendo batandukanye n'abari bataratandukanaho Nice yahaye akazi Charly na Nina Nina za kuri show wenyine Chararabura Nina ndamubaza bite kwa performance wenyine interview irimo aho ngaho Nina defanda Charly ashobora kuba yagize utubazo nanubwo namwe ngo ashobora ambwira ati yagize utubazo dutunguranye bituma ataboneka ariko nta kazi twari twemeye nagombaga kuhahagarara ariko deja siko kwari ukuri urimo urumva ukuri kwari guhari nuko Charly atari ahari yari yagize impamvu ze bwite ntago yari ari mu Rwanda agenda mu buryo butunguranye nta wasezeye atabwiye na mugenzi we baririmbana waruzi hari ahantu yarari aho yarari ntabwo nta muntu uhazi ni we ntaravuga stories zo ku muhanda rero murimo kuzana ngo yari yagiye kureba uwo mugabo nimwe muziza ibyo bintu by'ibihuha mudafitiye fact mwe n'ababizana buretse umunsi Charly yahagurutse afite umuroyi uwavuze kuri mikoro niwe uzabiryozwa waburetse tariki ya 19 z'ukwa 10/2020 kimwe mu bitangazamakuru hano mu Rwanda cyanditse ko abakobwa batandukanye ibivuga ko batandukanye ari uko Charly atwite ngewe akakanice kuri mikoro 2021 uri kunshinja ko ndi kuvuga ngo hari ikinyamakuru cyanditse yuko batandukanye babarukimention byaba byataka ndakimention iki hari gihe wicira kivuge urumva na proof hano kivuge ucabaza hano urumva ngo ngengo ngubwire ngo ikimenyetso cyonyine cyerekana ko umukobwa twite ni amezi 9 hari akabyara Charly yarabyaye ntiyabyaye abyara se namenye utenzi naho Charly abarizwa ubu none se icyo kinyamakuru cyavuze ko twite icyo kinyamakuru cyanditse ko twite ko kitakoze suivi ngo kigaragaze ko yabyaye Charly yaburiwe irengero gute se nirirwa posting yagiye muri anniversary y'ejo bundi Dubai Dubai yakoreye anniversary Dubai ejo bundi yaburiwe irengero he wa mwana no ku gace ari kujya Dubai gukora anniversary kandi turi kugenda tugera ahantu itsinda ryabuze amafaranga nyumvira noneho nese ubu njye ninjya kwikorera New York uzazuza kuzabundi kubicira none se wowe kukuboostinga no kukugura birashoboka bangura se n'ubunyobwa diaspora abasore Kigali bari kubagura niba kugura gihe nacyo umva dore hano mbivuge nongere mbisubiremo tariki 19 nongere mbisubiremo hari inkuru badakinisha niba utari buvugaho yanditse singiyizi wa akadomo umuhesha.com umuhesha.com dore ngizi bana ngaho ibyo binyamakuru by'umuhesha ibinyamakuru se icyanditse inkuru iri kuvugira Charly na Nina no munsi ndimo ndibaza wanditse inkuru umuvugizi wa Charly ndimo ndakubaza icyo kinyamakuru cyitwa ngo nari umuhesha no ari umuti nari kuno munsi ngomba gufatirana ukavuga icyo kinyamakuru mambo ya ure tajiri icyo kinyamakuru niba cyitwa ngo nari umuhesha no ari umuti kuna mambo ya ure tajiri inkuru ko umuntu atwite cyatangaje ko yabyaye urashaka ngewe ndikubwira ngo njye umunyamakuru wandika njye umunyamakuru wandika reka none ngwe point nabivuze ngira ngo we wagize ngo nshinga amabere oya ni ibintu babyerekeye byandika ibyo bintu bihuha ugenda ugasoma ku binyamakuru bishaka kwimenyekanisha vana aho ngaho zana ikinyamakuru kiri credible tugikote nize nkuru icyo nge naga umuhesha no umuhesha w'inkiko icyo ngewe ni umuhesha w'inkiko icyo ngewe naga koti vana za usubuna aho ngaho inkuru numva umukobwa yarimo aravugira nuko nta kirimo nase cyo kwandika ngo umuntu yaratwise nta atarabya ni wandike ngo yaratwite uvuga ati abakobwa bigeze kurwaniraho umugabo ibintu ni bibiri tujye tuvugisha ukuri umubano wabo watangiye kurindira unyumve ntago wanyumvisha uburyo ngenge kuvuga ahantu wari ugeze niba urimo urakutinga za usubuni hano iyo tuyireke nako tuyireka kandi ariyo point umva oya point kinyamakuru nicyo cyaguhaye inkuru dusubire hariya nakubwiye ujya kuzana ibyo bintu by'umugabo nakubwiye ngo ku bintu bya rumazi hano umukobwa babonye igitaramo babona ikiraka cyo kurima wavuze muri kiye haza umwe undi ngo yarafite impamvu ibyo nibibaho kubera si umubano waratangiye kuba mubi umwe ntashaka kugera hundari umwe uri muri spoza gute uri muri spoza kandi ninjye uri muri ibintu bibiri Emi yakoze Kenzman yakoze Kenzman afite ikibazo ararwaye yasabye urushya cyane kwa gatanu ushize ko nakoze wabyaye cyangwa ari muri kode none se iyo si fact nundi wenda yarafite iyese yari yagiye gutembera umutunze mikoro yakubwiye ngo iki inde umutunze mikoro nina yakubwiye ngo iki
ko carataje kubera iki yambwiye ko yagize impamvu zitunguranye nese ntabwo ushobora kugira wowe wahamagaye boss ryari umubwira ko wabyaye namuhamagaye buri minota 10 urumva boss ngo buri minota 10 zitunguranye wahamagaye boss aho yiryariye akagira uraba umunyamakuru cyangwa umuvugizi wa Charly na Nina muri iyi ngingo nasomye inkuru wanditse Emi ndavuga ati okay si inkuru turaganiraho urazana imbere y'abanyarwanda urazana story zo ku mihanda oya imbere y'abanyarwanda izo nkuru Charly nakurega arakuregana n'icyo gishishwa ngo ni muzi ikihese cyo ngicyo usomye ntibizina cyabyanditse muri 2020 niba nje ndi kuri mikoro 2020 urumva nje ndi kuvuga ibintu ndi gusoma mu kwa kangahe reka ngusubiremo n'amatariki tariki ikinyamakuru cyabyanditse caragira umuroya tariki 19 z'ukwa 10 2020 umutwe w'uvuga ngo Charly na Nina batandukanye bivugwa kumwe yabyaye hariho ngo yabyaye kibazo uwo mwana umutsi yanagaragaye nanze abande bahuza hariho ngo yabyaye singiye inkuru umutwe w'inkuru siguyu wari ku Charly agira umuroya andika inkuru ya Charly baratandukanye Charly agira uyimaruke neza ntabwo ndabujye kuvuga ibintu byo kuri street ngibyo bya usurubuni ndavuga ibintu mfite fact ntabwo njya kuvuga ibintu by'amafuti reka no dutuze hano twavuga ibintu ndimo ndagusobanura Nina babonye ikiraka araperforminze Charly nahari aguhaye fact yuko yagize impamvu ze bwite iryari itsinda ribaye career so dukomeze nje nk'umunyamakuru dukomeze naho ni wongeye kujya vana ibintu byo ku mihanda aho ngaho nkubwira ibyo nabiretse dukomeze nk'umunyamakuru webwira ibyuzi nagiye kubaza muri perereza n'isesengura nsanga urumva Charly nta mwanya uhagije agiye itsinda afite impamvu ze afite ibintu bye bwite ahugiyemo impamvu ze ibintu byahugiyemo Emi iyo showbiz yararangiye ni iki cyatumaga nk'umuntu wivuga ngo showbiz yararangiye niba ufite ibyuzi ufite facts bivuge hano nje sinumva uburyo urabifite itsinda n'abantu babiri we kugiye wagiye kwizirika kuri Nina gusa akaba ari ugenda ubaza kuki utagiye kubaza Charly impamvu atakiboneka nje mvuze ko nagiye kubaza Nina cyangwa ubwiye ko nagiye gukora ubushakashatsi bwanjye ubushakashatsi abukora wowe ikintu ukeneye nuko mbwira ngo hari umugabo ntawe mvuga ntamuzi njye nzavuga ikintu ndaje gukubita indi nkuru ivuga bamwe mu banyamakuru mwariryaga amafaranga DJ PS yabonaga amafaranga ufite facts baburetse utavuga ibintu udafite facts hano abaroya bari tayari hari bahamagara nyine reka mbanze mbivuge babone nibyo bajya kuburana reka mbivuge babone ibyo bajya kurega urumva Banyarwanda mwumva ibyo Kazimana avuga ribu amapingu pembeni ko nagiye kuri kumbuza kubivuga ubaje kundega narabivuga vuga natuje reka mbanze bivuga vuga nakwihoreye DJ Pius nabivugiyemo wabivugiyemo kandi nawe uri muri abo bantu vuga batavuga ngo nabivugiyemo DJ Pius urumva uwo mugabo ni umwe mu bantu babanjije kugira injection bashyiramo ya finance y'amafaranga ubwitsinda wambye ko batandukanye na Muyoboke nta giceri cy'atanu bafite kandi bamaze kuronshinga album ibikorwa byose bya muziki bagiye gukora iburayi hashizemo igihe kingana gite batandukanye na Muyoboke hari hashize amezi atatu ko nta kintu cye kiri konti yabo bajyanywe gwera mu kwa gatanu babayeho bati burayi barindiriye nka gusoba dore ikibazo cyawe ufite amakuru yo kuri street udashaka no kumva ukuri ntabwo umuntu ashaka kugutumira iburayi ngo agwetike ngo akwimetike iyi street ibyivuga Emi na street nushaka kwigira umuvugizi wa Charly na Nina nje amakuru yo kuri street ndayemera inkuru ushaka ni imfatira reka mbanze nyirangize vuga ibihuha byawe ajya cya kinyamakuru ngo cyitwa ngo iki ngo ni umuhesha vuga igihe cyawe n'umuhesha Emi iriya nkuru wakoze urobuze niyo nkuru ya mbere nasomye vuga igihe cyawe n'umuhesha dore ukuntu bimeze uwo muherwe uvuga ko ari inyuma y'ibintu byose byatumye Nina na Charly umwe ashobora gucana undi akanyuza umuriro kuko nta n'impamvu yo gutandukana kw'abakobwa ni uko utumvikana management irarengana urumva amafaranga ntiyigeze abura ahubwo ikibazo ni icy'umukobwa yapfa n'undi umukobwa n'undi bapfa iki buri umukobwa n'undi bashaka gupfa ibintu bibiri imyenda n'umugabo icyo nicyo kibazo nyamukuru mu nkuru mu gihe ntarakibona ngo ubone wakivuzeho nta kintu rero uraza kumbwira niyo bamubwira ngo amakuru yo kuri street ngo udashaka avuga yuko mu mafaranga DJ Pius yabonaga yo gusapotinga abakobwa mu muziki avuye kuri uwo mugabo kuko bari baramwizeye urumva ayo mafaranga yazaga akayashyiramo biza gutuma ingendo za hato na hatoya za Dubai zumwe mu bagize itsinda ari we Charly Nina mara kubona yuko bamaze kumukuramo tayari
umubano utangira kutaza umeze neza. Igitaramo twe tugezeho muri aferi yacu icyo bavuga cyabereye muri Kiyi, impamvu Charly atakijemo nuko atarari hano nyine atabonekaga, ntabwo yarari kumwe na Nina ngo bakore itsinda. Aho yarari rero street ikomeza kuvuga yuko yarari kumwe n'uwo mugabo. Nina yaraje araperforminga wenyine. Nyuma yaho urambwiye ngo umwe mu bagize itsinda mushakashatsi wakoze byamaze kugaragara ko nta mwanya kibonera itsinda. Nta mugabo afite, ni umukobwa, twese niyo stati tuzi, nta twite ku giti cyawe ko wambwiye ngo ninze kuvuga ko atwite, uwo mwanya yawushyiraga niyigaga. Nta muryango ahagarariye avuga ati uyu nguyu yagiye kwita kuri uno muryango, ubuzima bwe bwose muri showbiz yo winjiyemo bujya hanze n'abantu bakabimenya. Umwanya yawushyiraga hehe Charly? Nje ndashaka ubanza umpiyo fact affaire tuyirangize. Nasoje. Nizere kutongera kundega ariko ribu n'abavoka bari seriye bashaka amafaranga. Kenzimana bafitiye miliyoni nka 20 zo kubahera ubuntu. Ibihuhu kwirakwije wifashishije ya surubuni yawe ngo niki hajya ngo numbuki ako mana yanjye ibintu byo kuri street nyiri iki gitangaza makuru bundi wamonyereka baravuga ngo umuntu yatwise 2000 na kangahe nako ngo bya 2020 sibyo. Iyi nkuru yanditswerega mu 19 z'ukwacu. Umva icyo nkubwira rero Kenzimana, ngiye kuguha amakuru noneho atari kuri street sibyo. Iby'umugabo ntago ndi hano guhakana ko Charly ataba yaragize umugabo cyangwa yaramugize I don't care, ko kugira boyfriend n'uburenganzira bwe. Icyo nzi icyo gihe mu kwa gatatu 2019 Charly yarabuze kandi abura atari mu Rwanda kandi agenda bimutunguye. Urumva ibyo bintu byababaje Nina utaruza aho Charly utaruzi ibyarimo. Urumva Nina afata icyemezo cyo kuvuga ngo njyewe sinzongera kuririmba mu itsinda mu gihe tuticaye ngo duhe umurongo itsinda. Ni gute akazi gafatwa? Urumva ni gute gakoreshwa? Ninde ugafata? Ese igihe umuntu adahari mu itsinda bigenda bite? Ibyo byose biganirweho. Igihe cyo kuganira ibyo bintu njye nicyo nkubwira, buri wese yagira gahunda ze, habemo boyfriend habemo I don't care. Mu gihe umuntu njye kintu napingiye mu makuru yo kuri street reka nkikubwiza ukuri, ni igihe narabisomye rega nanjye ibyo byose uvuga naho byaturukaga ibyinshi nabaga nabibonye mbere. Ubundi iyo uri umwanditsi mu kinyamakuru inkuru ya mbere witondera niyo kuvuga ngo kanaka aratwite, kuko mu mezi uhereye wandikiye uba ugomba kuzapuruva abantu ibintu bibiri: yarabyaye cyangwa yayikuyemo. Si ibyo bintu atarabyaye waragaragaje ko atwite, polisi hariya mujyana gushaka ibimenyetso by'uko yaba yarayikuyemo. Basanze atarigeze atwita uba waramusebeje. Urumva niyo mpamvu ubwira ngo icyo kinyamakuru pay attention. Icya kabiri Charly, urumva ntago ndi hano kumuvugira, ni mukuru ntago ari umwana, yagize boyfriend n'uburenganzira bwe, hano tayari akababwira ati ngiye dore nguyu. Urumva gusa icyo nemera umuntu ashobora kugira gahunda ze bwitaka. Erega ntago ari ryo tsinda rya mbere ryari risenyutse, n'impanga ari impanga Peace Square zananiwe kumvikana ziratandukana. So Charly icyo gihe yatangiye kuburira umwanya itsinda, ntitaye ku byo yari arimo. Abo mugabo abiki Charly yatangiye kuburira umwanya itsinda. Awubuze ubwumvikane butangira kuba bucya guhera 2019 mu kwa gatatu turi kuvuga. Nyuma barajijisha nko mu kwa kane hasohoka karirimbo kari karimo siyarimo sinibuka indirimbo yasohotse indirimbo nk'ebyiri mu mwaka 2019 zo kugira ngo abantu badakomeza kwibaza ibi ni ibiki bari nizere ko ari byo kabisa. Urumva 2020 inkuru ze zatangiye kuba inkuru, nawo ngo wanditse ibyo ngibyo byatangiriye ku Nyarwanda. None nge mbikubwiza ukuri, Nina yaragiye asiba amafoto yose kuri Instagram, yaba yitsinda yabaye asigaho amafoto atarenze 12. Njye ubwanjye nkuri gisohoka naramuhamagaye
namubaza watandukanye na Charly ko wasibye ibintu byose ambwira ko we icyo yakoze ari ugusiba ibintu byose kubera impamvu ze bwite I don't care igisubizo cy'umuntu cyubahwe ntabwo ibitekerezo byacu nibyo ushobora kugira indi view wibuke ko reka manza ngwana ikintu reka ngwana point ariko ntuzemere ko umuntu azagucabiranya reka ngwana point n'umuntu wambye ko iyo uri umunyamakuru mwiza iyo umuntu akubeshya ujya gushaka proof ukazishyira hariya urumva umunyamakuru witwa uyu yitwa Ishyake Muremba ni Muremba Idi Claude Mudenge nibyo Mudenge akiri kuri ku Isango Star niwe wakoze inkuru urumva agaragaza ko ari umusore wakundanaga na Asina wagunganishije Asina na Charly icyo gihe navugana na Charly na Nina ntabwo navugaga Charly gusa kwanza byaranavuzwe wa mugani aho burangibukije fight se Yasina ku bumwe Grand Hotel hano na Charly yo ntabwo yari wareka njya nkagusobanura ko ari njyewe uzanye ibintu iyo nayibagiwe nyine ibyo wibagiye rero gicecekanye mbikwibutsa ko ninjye uri muri ya feri ubu muri aferi neza Mudenge yakoze inkuru mwijwi avuga ko yavuganye n'umuntu waruriyo ibiganiro byose byakurikiye abe Asina abe Charly abe Nina nta wigeze avuga ko iyo fight kandi bazibazwagaho bumvaga se kwivugaho bari proud warindiriye reka n'urugero ngereka ngo urugero wankubise nshobora guhakana ko nakubiswe njye wankubise nabwo navuga ko twahuye keretse amafoto ahari ariko njyewe nagukubise navuga nti namuhani Asira agenda avuga ngo yahannye Charly yari kubivuga we no umugabo kubera keretse bari gupfa ikintu gifatika ati ngewe Charly naramuhabije ese umugabo si ikintu gifatika sawa urumva iyo nkuru impamvu itabaye inkuru ya danje muri media ahantu hose ngo ibi bintu binini ni ukubera yuko ba nyirayo ntacyo bavuze kandi barabibajijwe bakavuga ko atari ibyo yaba Charly yaba Asina nk'umunyamakuru twemera mu Rwanda ku bushakashatsi bwawe iyo nkuru yigeze ibaho yari nagiye no muri hoteli byavugwaga baravuga ati sibyo mbaza muri control room uwo munsi buke bwaho ndagane mwambabariye noneho iyo hoteli ba nyirayo barabizi ko nagiyeyo nsaba na audience yo kujya kureba footage muri control room videos cameras izo hoteli urabizi ko zigira ibyo bintu iyo image ndayibura hari uwo wabonye muri bose ahagera kuri hoteli uwo munsi nta image nimwe igaragaza abo bantu bose nta Sina nta na Charly Mudenge Claude ntabwo nitaye Mudenge ibyo yavutangaje yarafite surusaze simbyitaye akaba yaradutuburiye ibyo Mudenge yatangaje simbyitayeho nimwe bazakunyomoza hano bafite n'amavideo hari udukuru ubushaka gutsimba tw'abantu yewe niba umuntu afite video cyangwa ubwo barabyitangarije I don't care njye icyo nakoze nashatse ningerega nanjye nashaka gutangaza iyo nkuru ufite noneho n'ibizibiti yego icyabuze ni ikimenyetso kandi iyo nta kimenyetso nta cyabaye mu itangazamakuru no fact nta kintu wavuga urumva ndagenda nsubira mu rugo ndiyicarira bidakuyeho ko byavuzwe bikanavugwa ko bapfaga umugabo w'umukire uwo mugabo no ku social media niyo mafoto we wavugaga hari aho nabonye bayatangaje ariko gutangaza ifoto yanjye nawe tutanari kumwe bagafata ifoto ye bakayikata bagateranyaho indi bagashyiraho njyewe bakaza gufata ye bakayomeka kuri yanjye ntago biba byimplika ko turi kumwe ako kiriya kigango cyanakosoye abana benshi muri KGL ngo saba bonyine ibyo na makuru ari kuri street hano muri Zone d'Affaires tutangaza amakuru duhagaze ijana utazazana ibyo bintu bya usurubuni abantu bakajya bagira ngo hajya ngo wabikuye ku cyo kinyamakuru uzajya uzana feri ikinyamakuru wabikuye reka nzitsubira inyuma hari nta kibonye ubabwira ngo ni umuhesha w'inkiko uzajya uzana feri urumva uzana ibyo kuri street uzanire street hari igihe uzantuburira mbabare iyi nkuru yawe ndimo dore n'ubu niyo ndimo ndayisoma ako se none nageze kuri no video ngiye kuguha noneho ikintu cyatumye ninafata icyemezo akavuga ngo awe ari Nina ari Charly buri wese akavuga ati oya inafize nawe nicyo cyananiye abantu ngiye kukiguha aho umwaka urashize 2020 ntacyo bakoze cya gitaramo cya Bubu bagikoze ryari nicyo ngiye kugusobanurira Bubu yarabahamagaye twari turi muri covid abanyarwanda bose nta mafaranga bari bafite umwaka ushize mu kwa 10 hari niba ntibeshye nta muntu wari ufite amafaranga abantu bari bakennye
Bobo arahamagara avuga ati njyewe mfite show hano gutya bari abakobwa uzabaze Bubu. Charly na Nina na King James nibo bahanzi bahenda Bubu. Banamukoreye akazi gake gashoboka. Abahamagaye barikosanya baraza. baravuga ati tujye kuyakorera. Ugenda ubaze na bande yabacurangiye ntago barepetanye. Nuko ari bande bari bamenyereye, ari ibintu bari bamenyereye, bahuriye kuri stage. Bari bamaze igihe kinini umubano utameze neza. Batavugana. Barapfa iki? Nicyo ngiye kugusobanurira. Amakuru ava indani avuga ko Nina urumva yafashe uko bakoraga nyuma yo gutandukana na Muyoboke barahembwaga buri wese agafata amafaranga percentage bagashyira mu bikorwa. Urimo urumva? Amafaranga buri wese akoresha amafaranga ye. Ibaza umaze gushora amafaranga nje nawe dushoye muri business wowe ukanca inyuma ukayivamo kandi twayishoranyemo ukava muri business nje mfashe miliyoni zingahe tuzishoranye muri business nakabaye narariye amafaranga nakabaye narishinze imyaka ingahe nyashoye muri business yabo yari umuziki urabizi basoye indirimbo zarazizi hari ngo n'izikiri pending mu studio bafite album pending urumva hari n'izishutinze bafashe amafaranga bayashora mu muziki amafaranga bashoboraga kuba barariye Charly nakubwiye uburyo yagiye kumvikana birabananira Nina umujinya utangira guturuka aho ngaho na covid ijemo bwa bukene urabizi covid nta muntu itagizeho ingaruka umukobwa akavuga ati ariko nk'uyu mukobwa twashoye amafaranga yose none yarabuze ngo dukorere amafaranga ndina nkume hamagara nahise nona arakubwira ibiraka birenze 6 yaboneye aba bakobwa akabikansoringa hamagara Jido umubazi ibiraka yagiye abona bimunyuzeho bya Charly na Nina akabaza muri kumwe dukore hari n'ibyo baganiraga bakavuga ati dukore ku munota wanyuma umwe akabura kabutindi kabuhwera kaki kabaye vuba ni nayo mpamvu inkuru abantu bayibonye uyu munsi ntihagire umuntu kubaza ngo kubera iki twabibonye uyu munsi byaratangiye 2019 ejo bundi Kiss FM radio Kiss FM isohora publicité y'umuceri witwa Rice what ubucuruzwa ari mu biryogo Charly yakazituye shararirimba ni narahamagara ayo namakuru nakesheje umunyamakuru wa Kiss FM ntari buvuge ni narahamagara baza umunyamakuru wari kwikina amazi ati uwo muzigo usi Charly urumva baraziranye ati niwe ati nse iyi publicité yakozwe rya urumva deja nubwo badakorana ariko bari en contact nk'itsinda ntago wajya gukora akazi utabwiye mugenzi wawe kimwe nuko Nina hari kandi yagiye yanga kuko abona Charly adahari iyo publicité yakozwe rya umunyamakuru amubwiye ati reka ndaza kukubariza agiye kumubariza asanga publicité yakozwe 2016 KFM igikora 2016 kandi baye bari itsinda rinakomeye apana rinakora rinakomeye icyo gihe kwa kubura kwa hato na hato nibwo Nina yavuze ati kumbi no munyamakuru wabimbwiye none ngenje ntanga na suruse zifatika Nina yarambwiye ati nakoranaga n'umuntu already akanca inyuma akajya gukora business agakora ibindi biraka nta nambwira iyo publicité ndayifite hano nayigo urumva Nina biramurakaza ntabwo Nina yahise reactinga ngo posting nawe n'uwo munyamakuru usibye uwo mujinya ibyo bibaye vuba nta kwezi kurashira urumva n'uwo munyamakuru baganiriye nuko bari inshuti ku rundi ruhande uwo munyamakuru yabibajije ku ruhande rwa Charly ati bimeze bite kwakoze publicité ntubwire umuvandimwe nibwo yamenye ko ari ya 2016 we yari yabimenye mbere yari yabajije abandi banyamakuru ati iyi publicité yaje hano ni cyashya bimeze bite ko nibwo uwo muceri ukitangira kwamamazwa baramubwiye ubiza aramubwiye ati iyo publicité twayikoresheje kuri KFM urumva hari abantu benshi batanze amakuru agiye kubaza Charly ariko se ko byagenze gutya ibyavuyeho sinshaka kubivuga impande zombi zirabiziranyeho ariko ready gusa si byiza uwo muceri niwe ushyize akadomo ku itsinda uwo muceri
rero mureke gushakira ngo mu bagabo Okay. iyo publicité yakozwe abantu batabyumvikanyeho kandi bakorana nk'itsinda Nyeka ko waduteze amatwi aho twatangiriye yumvishe iby'umugabo rya ibyo by'umugabo wowe ibyo bireke kutanabizi nta makuru bifite ahubwo muri iki cyumweru njyewe ngiye guharanira gushaka uwo muntu wo kuri street ufite nk'ayo makuru aze muri rezo mudaferi yicara aha nawe wicara aha tumubaza ati ayo makuru agenda avugwa y'abagabo urazana umuntu udafite facts uragikora niyicariye hanze muyoboke wamba bari ukama umwanya ukicarana na Emi hano muri studio urazana umuntu udafite facts muragikorana hano niyicariye ari ku kabaraza yes reka twakire abantu ku murongo bihorana amapingu reka twakire abantu ku murongo wa telefone urwo ni rwo rugendo rwa Charly namwumvishe ko batandukanye mwumvishe ko umuceri ari ushyizeho akadomo ako ntituze kwirengagiza n'ibivugwa ku rundi ruhande sinigize nkana gutyo ngo abantu babumve ko ndi nkana nta andi urivugira ubusa ibintu buriya biranashoboka cyane ko nicyo ngicyo cyabayeho uru ruganda tubamo ikintu nzi ni kimwe sibyo hari amakuru azavugwa ukazasanga yari ibihuha kandi twafashe ko ari seri yego hari n'amakuru azavugwa tukayagira ibihuha nyuma ukazasanga ari ukuri asuburibuka no bitewe n'ikintu muri showbiz nyine hari ikintu ushaka kuvuga bitewe n'uburyo Charly nabo bariyimanye banze kwiha media bima makuru media mbese media urahana ipfumurira ngo ibona inkuru nimwe ubundi batangira gushaka izabo abantu oya byari byaje mbere batangiye kubura n'ubundi byaje ubundi fight ya Sina muri ubumwe hoteli na Charly na kubera uwo mugabo niho kuzimira kw'abantu physical mu buryo guhura nabo kubona bari active ku ma social media kubona ama studio byahise birigita muravuga ati ko bya bintu bishaka kuba ari nabyo ni nashobora kubona we yarababajwe n'iki kintu ntandu nongera mbisubiremo ntandu urivugira ubusa nabyo birashoboka ariko sinabikonfirima nakubwiye ko nagiye muri control room niba kamera zaho zari zapfuye cyane n'iki simbyitayeho tubura image njye nagiye gudiringa n'umuntu ukoramo nabwira wambabariye nzi umuntu wama footage akazinyereka nabwira wambabariye ukanyereka birashoboka ko byabayeho icyo singihakana ariko mu gihe ba nyir'ubwite baticara hano ngo babivuge tukaguma muri birashoboka ntabwo twaba duha abantu ariko icyo nahagararaho urabyemera ko u Rwanda ruhombye itsinda rikomeye icyo nahagararaho urabyemera ibyo bintu duhombye itsinda rikomeye ushaka nyine kaga publicité wumve kumuce kana niyezo kuba rero iyo mikorere kubura kwa hato na hato umwe akazasanga hari indi nyungu undi yakuraga ahandi nicyo cyateje ikibazo hari indi uruyindi yavuze ya Payasi buriya muri aferi yose uvuze n'ahantu yivuze yuko Payasi ngo ari usenya itsinda se ariko nanone muyoboke mu bantu yashinjije n'ubu aracyabashinja Payasi aramushinja cyane ko ari mu mugambanyi ariko se agambanye iki ngo niwe wanditse ibaruwa Payasi ngo niwe bagiye mu matwi wagumuye abakobwa wabagiye mu matwi yabereka uburyo ngo umuyoboke abarya abereka kuva mbere abantu bose muyoboke ya managinze uburyo yabariye birashoboka ngo n'amatelefone bagahamagara abantu nka ba Safi n'abandi bose banyuze birashoboka yale birashoboka muyoboke yabariye ati turamutipe ku note nta kintu muzabona birashoboka reka mbikubwire nabyo birashoboka kubera ko niba ubyibuka nakubwiye ko barangije konseri nta n'umwe ufite amafaranga yo kwishyura inzu kandi ari konseri kandi bujuje bari bafite sponsor uwo muntu kumukrompa mu mutwe biroroshye niyo bitaba ari byo niyo amafaranga yaba yabuze muri konseri ariko uwo muntu kumwereka ko sare yari yuzuye urumva kumwereka ko sare yari yuzuye ukamubwira uti dore abaterankunga bari bimeze bitya kubera iki nta mafaranga ufite ibyo birashoboka ntagire umuntu ukubeshya nabyo birashoboka ariko niyo mpamvu Charly n'abatandukanye oya we waduhaye impamvu zawe zifite na facts zawe wazitubwiye niba umuntu yaragiye agakora wakurikira ikiganiro yabyumvishe kabisa ariko nje impamvu mvuze aka kanya impamvu mvuze aka kanya ni izifitiwe ama facts izidafitiwe facts zivugwa sinzi ngo Payasi sinzi ngo Rwema sinzi ngo umugabo sinzi ngo ibiki ibyo nibyo kuri street suzi ngo amada suzi ngo inde ntago ushobora kuyivuga ntago ari ikintu cy'igihuha nka wundi wagiye kuvuga ngo wemengo ariko reka nkubwirisha ubu nsigaye numiwe ubu se reka nkubaze Knowless yaraperforminze muri iriya show ya Bobo yitwaga ni
iyi show yitwa yabaye none festival. sara performinga noneho iwacu muzika nyuma y'ukwezi kumwe arabyara Knowless ngo yabyaye hatuna habari ariko wabana na Charly ntushobora hano mu iki gihugu cya miliyoni 10 ntushobora kubyara ngo umuntu abiyoberwe ngiye kuguha impamvu ngiye ntabiyoberwa noneho personal Charly abantu biwabo ndana pana kuvuga ngo apana byandi byo kuvuga ngo inshuti impangaye turavugana nani bagiye ko Charly agira impanga afite impanga kweli reba uno Kalisa Vesi NIB ni inshuti ye magara ntabwo ushobora kuyoberwa ko Charly yabyaye no ngaho nguko rero ni 104 n'igice kimwe FM yongo ni Vision FM urugendo rwa Cenanina n'uburyo akadomo kagiye mu itandukana murabyumvishe uruhande rwa street tubyirengagize byo gato kuko Emi yavuye ngo nta fact bizanakomeza bivugirwe ku muhanda ariko umunsi twabonye fact ngiye gushaka abana kuri street bamwe bafite udukuru twa street hari abantu ugwahaga kubwira ati ngiye na record dore ngiye bari kubimubwira reka ngusatse ikintu utazi gusatse ikintu utazi Kenzima package iyo ngiyo kuri street uvuga iyo ngiyo nta muntu hano mu Rwanda undusha package kwa abakobwa oya we byagucanga wowe wahura niyo ya street ugahura niyo ukuri ukavuga ati aho kadaye uzi impamvu wowe uzajyana nizo nafashe ibintu bibiri kuko mfite ibintu byinshi urabona iyo urimo urayungurura ifu y'ubugari nafashe ibintu bibiri hari inkuru twumva kuri street ushobora no kuba waraboneye n'ibintu byose ariko utaza kubwira abanyarwanda kubera ko you don't have any fact aho ngaho niho rero dutegereje kuko umukobwa wese we bakubonanye Kenzman ntago ari umugore wawe ariko abenshi bari abagore banze hambo njyewe noneho basi reka nivuga wa mugani oya wowe ukunda kwivuga ibyiza reka nivugire ntago abakobwa bose babonanye n'abasore baba ari abagore babo nta nubwo abasore bose babonanye n'abakobwa bari abagore babo yes turi kurenza hino minota ko twakereye kugera muri studio telefone zatangiye kuza ariko n'ubutumwa ndabikundira nitwa Devota ndi Nyamirambo mujye munsuza oya banza usubize hari umuntu nhise unyandikira kivuga ko kibihuta ninde wadutindije ni internet Emi iyo nkuru yinda yaravuzwe hose nyine kuvugwa ni ukuvugwa ese twarunjanye muri ribu allo yewe yewe abo babebi be baratandukanye kuva kera bitewe n'uwo mugabo ntago ari ubu ngubu ibyo byo kuri street muvanaho mwarabyumvishe ribu ni ntwara muzaza kumvugira ibyo mwumvise mudafite ibimenyetso ni nk'uzavuga biriya bya Bani Boys babibaza nka Safi ngumi yajyaga za kandi koko iyo nkuru yaravuzwe nayo street nyuma muyoboke aza kuyemeza ati ngo muyoboke yavuze ibintu ngo narahindukiye ngo mbona uruntu runyuze muyoboke yavuze ibintu bya kera abasaza ntari birugendo rwiza asante allo yewe yo salama yo ni fresh irwamagana mumeze mute duhombye itsinda ry'abakobwa bazi kuririmba kandi beza Charly nande yewe Charly nande okay twibwirire Charly na nyina yewe asante bwana sawa allo yewe ni sawa yola ase bro yes uro muziki w'amatsinda wanguka tudesove meze shaka bana tudesove sana natsinda ndi kubona amaso yanjye rikaze risigaye ariko reka mbabwire mbabwire ibintu mumaze iminsi mudukorera
Mana ishimwe ubwo byari bibi. Ubu yaragiye kuvuga ngo tumaze iminsi dukerererwa. Baba bashaka kutwirukanisha. Ndabemera ni The Black kuri base duhombye itsinda. Kuri base ni hano urenze kwa Nyirangara mujya mu Ruhengeri. Ngo araguha peace kabisura umusaza. Asante sana The Black kuri base haba abantu banje marya ikigori buri gihe. Halo. Emi. Bikwayi papa. Salamu wawe. Umeze bite? Ewana mba nabuze umurongo ubwo ni Jado. Jado umeze bite Jado? Ewana sonatide ni waneza kabisa. Ni wanene. Ewana ko numva aba sister baba bararaburisha. Nakundi bihangane bagende ubwo tugiye kurindira turebe niba twarwariza kurinde. Ariko Kenzimana bamwimaga ijambo rimwe. Ntacyo kuvuga yarazanye ibintu yararimo arazana ibintu arya cya kinyamakuru cyitwa gute. Umva G jewe mafite amaniga yanjye kuri street ya Mayukuri. Emi ngo yavuganye n'abakobwa. Abazana ibintu byo kuri street. Reka ngo baze G. Niba mufunga muzamuburanira. N'ubwa mbere we wumvisha ira story navugaga. Ewana Emire kamwereka impamvu atana baraburiza. Yatangiye kubanga impanga ye ngo na amashuti rwose. Arubatse mudasenyera umuntu w'abana. Impanga ya Charly irubatse mutamusenyera. Tumusengera hejuru. Mudasenyera umubyeyi w'abandi arubatse mw'abantu. Hari ahantu bakuvuze kujya wikatisha ubushuti buraba. Asante papa. Saka po. Yewe. Hala. Imeze bita basaza. Ni fresh byatari wowe. Ariko muri kuvugira kore. Nuko ahubwo wowe wayifashe radio urimo urashaka kuvuga utwumva. Nayifunze radio yo nayisanyirangiza. No buri kutwumva fresh. Ni Bartez. Ntiwumva se. Bartez. Mama nankumbuye aho umura n'abankumbuje mali. Abatotos? Itubyuka playing album yabo. Wahora ni ariko. Muza kugenda basi mu kizemo agatege yabo basi. By the way Kenzman reka no watumye ntanabwira abantu. Mu minsi mike ntimutungurwe buri wese atangiye career solo. Yaciyeho mu minsi mikeya buri wese ashobora gutangira career solo bikabaca. Undi Kenzman ntawe wa managingamo. Njewe. Ni mukanya mvuze ngo impanga ye ni inshuti yanjye. Hari no musaze mano umupasiteri ngiye twigeze no kujyana i Bugande muri festival yitwa One Song Festival. Ni festival y'amakorali. Njewe ngiye gufata umwanya wo gushaka umuntu bita Papa Emile. Atani pastori ya Charly yote. Aka nta kintu azi Papa Emile fana Papa Emile ahonga. Ubwo nibo bagwa ibintu bya Australia. Oya Papa Emile mureke. Azi umwana amukuru maso. Yewe. Yes. Meze bite? Ni fresh. Kuri base. Ni Black kuri base. Yego, uragarutse. Aragarutse. Ni wowe ndo wari wanditse message. The Black bimeze bite? Yego. Yabo bakobwa Charly na Nina. Duhombye itsinda rikaze ko. Okay, nta kundi reka turebe ko hari abandi baza muri game. Umukobwa birafite inda se y'imyaka 3 ibaho ko ari iki kinyamakuru cya Kenzi ajya ngo cyitwa guki. Ibinyamakuru byandika icya mbere n'abantu kubyasa ubwa mbere bumvishe iyo nkuru. Ibyo bintu by'ibihuherega bihoraho. Nje se ntaguzi shabyihorera. Allo. Yewe. Yes. Network banange urira igiti. Turakumva fresh. Gisa cy'inganza feri vuba cyane. Allo Kenzman meze fresh. Naimi namusuje nakomere. Bimeze bite? Ni fresh kabisa yesa ku gikozi twakwikiye. Esteri mwana wa mogoje. Zarizo baririmbye cyane imbere yuko Esteri mwana wa mogoje. Ako karima ndakagutuye. Uhita ugashaka. Yewe. Direka no mujama na wavuge nuko avuga iki? Mujya umumbwira. Ibinyamakuru aba yasomye mwabyumvise. Mujya umumbwirira. Sha mana ya. Na wavuge
umuntu usoma ibinyamakuru byo ku muhanda abavuga umuntu najya kurwana avuga ibintu byinshi mujye mumenya ko zimwe mu nkuru ari kuvuga ari kwikura yishyira ubwo rero iby'abo bakobwa baratwika bya danje pe nyine ariko byararangiye twarabakundaga cyane reka tuzabafana ariko umwe turebe ko nabyo babishobora iyo nabyo byakunda cyane byahatari bazaza muri kariyeri isora umwe ari umugore undi ari umukobwa umuti okay icyo asoje avuga ati mu mushaki indirimbo ye yitwa umuti J ubwo yishyire kuri playlist yego reka turebe uko bizagenda sawa umwe azaza ari umukobwa undi ari umumama icyo nzi iki urimo urakwirakwiza ibihuha arimo arakwirakwiza ibihuha mwihorere Kenzimana ariko se ushaka iki sawa baragufunga twakiri ya nyuma allo yewe yo salama teta yego teta urakoze byatari urakoze cyane okay uyu hamagaye ni hangara agamufata okay twasoje rero tumureke twige twasoje umukobwa yari guhamagara nka Charly Emi gikomeza tuvugire Kenzimana bari kuzana ibihuha uri ku muhanda aho ngaho Emi reka ubwire sinzigera mpemukira kuri street sinzigera mpemukira igihe cyose nyivuga inkuru za showbiz hano kuri radio umuhanda wubaho ikintu kimwe ukwiye kumenya rero aha suruse yose nibyo ndabyemera no ku muhanda hava suruse y'inkuru ariko nyuma yo kuva ku muhanda byuze nyanyagira ushake na fact nta fact nta mwemwe mfite kujya gushaka urazana ngo umuntu ngo yabyaye 2020 hano nkorana n'umusore uba ufite fact kuki njya kwirusha nshaka fact zanzana imihanda uzane fact none abanyarwanda bete bayungurura bashyire mu kayunguruzo iby'imyanda babijugunye batwaremo ibizi mbahaye ikintu none reka mbahe samari iyi show urumva raison d'affaire ntago twese tuzaza duterure fact ngomba kuzana uruhande abanyarwanda bamaze iminsi bari mu mutwe ukazana izo fact nk'ubiyo y'umuceri ntago yabayizi bamenye no munsi bari biyiziye iyinda iyo umugande wabashwanishije ino publicité yakozwe niyo ya nyuma yafashe akadomo igashyira ku itsinda ariko hano abakoboyi bati Emi iyo nda akibyo izo ndamutera mukabutera abantu inda z'imyaka 3 inda z'umunwa cyozo uwo mwana igihe numviye iyo nda wa Charly yabatangiye gardien yabagenda kandi Charly kandi barasa tuzaba tureba ntago bibaho Emi ngo ukora ku gasamari dutahe samari hari nuko duhombye itsinda rikomeye ry'umuziki gusa ni ibintu tumaze kwakira mu muziki nyarwanda abanyarwanda mukeneye kwihangana rwose hanyuma niba bagiye gukora kariyeri soro umwe tubashyigikire umwe dukunda ibihangano byabo dutegereje kumva verisiyo zabo bwite bimeze bite bo bazatwibwirira byinshi kurushaho hanyuma icyabatandukanyije twakibanyuriyeho mu ncamake ibyo nibyo biri official bifitiwe facts ibyo bindi by'abagabo sinzi byahehe nabyo birashoboka entre parenthèses ariko byo nta facts tubifitiye rero hano muri raison d'affaires tuganira ibintu byose hanyuma tukayungurura tukabaha ibifitiwe facts mukaba ari byo mumenya ko byasohotse muri raison d'affaires ntago bivuze ko n'ibindi tutabemforma ko bihari bivugwa ariko nta ubuzi ukuri kwabyo nyabuneka reka dusoreza ikiganiro ufite amakuru ahagije ku gutwara inda kwa Charly na Nina nawe ni Charly umuntu wenyine ukubwira ko yatwaye inda n'uwayitwaye ngaho uziranye n'impangaye ngaho uziranye n'abandi rekera ibyo twabimenye uratabazana Emi ibyo bintu byo gukwirakwiza ibihu nanuza aryo cya kinyamakuru cyitwa reka njyewe nibwira yarwa ufite inkuru ifunzemo neza y'uwo mugabo niyo nda akaba atumva yivugira kuri radio nge zazanzane rikoda nkurikodinge nze hano nyikinira abanyarwanda iyo nkuru njyewe ngeneye umuntu ufite ayo makuru afunzemo ariko nawe ari credible nimba ari umukozi wo kwa Charly ntari credible utazazana ibintu umukozi wo kwa Charly yatanga amakuru hari uwo birukanye numvisha atatupa yes reka tubashimire rero byari by'agaciro kubana namwe tuzongera gusubira ku munsi w'ejo guhera saa 1 kugeza saa 3
ni 104 n'igice kimwe, ni password y'umujyi wa Kigali, iyo ngiyo bayita Vision FM. Aho uri hose mu Rwanda, ibyo waba ukora byose, tuzasubire ku munsi w'ejo, 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 ku munsi w'ejo.